Imana nishimwe ndabaramukije aho muri atandukanye. Uyu ni umunsi mwiza, iyi ni commanding your day. Hanyuma turagushimira ukomeje kubana natwe. Turi kuwa gatanu, ni tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Yesu ashimwe, haleluya. Hanyuma uyu munsi turi ku munsi wacu wa 49 wa commanding your day. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi turasoma muri Zaburi. Zaburi ni ibice 106, ni umurongo waho wa 19 na 20. Kasoma mu izina rya Yesu. Dukomeza kuguha kaze, ukomeza kubana natwe. Kasoma mu izina rya Yesu, haleluya. Haravuga ngo baremera ikimasa i Horebu, basenga igishushanyo kivugutiwe. 20 akavuga ngo ni uko niko baguranye icyubahiro cyabo, bagihindurira igishushanyo cy'imfizi irya ubwatsi. Amen, haleluya. Uvandimwe, muri kino gitondo ubyuka biratubwiye ngo Abanyisiraheli bafashe ikimasa kibajwe, igishushanyo bavugutiye bakoresheje umuringa, bonyine bishushanyirije, babasha kukiramya, babasha kugisenga. Ariko reka nkubwire, we muri kino gitondo, reka Uwiteka ari we Imana yacu. Reka nkubwire, nta yindi Mana yagereranywa nawe. Ubyuka ujya muri shuguri zawe, reka kurinde, reka uyobore, reka bane nawe. Mukobwa, muhungu, Uwiteka aragukunda, akugirira neza. Humura, reka nkubwire, nta mpamvu yo guha umutima bwawe yo kubwira ngo uyoborwe n'Imana itumva, n'Imana itabona. Ngaho Uwiteka nabane nawe, ngaho Uwiteka nakurinde. Ugenda uri kumwe n'Uwiteka, ugaruka arakurinze, arakuyoboye mu izina rya Yesu, amen.